umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi, abayobozi batandukanye muri minisiteri y'uburezi, abanyeshuri musoje amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, babyeyi batumirwa mwese ndetse n'itsinda ry'abanyamakuru mbona rigari. Reka ntangire mbashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu bwa minisiteri y'uburezi kugira ngo tubagezeho umusaruro wavuye mu bizamini bya leta by'umwaka w'amashuri. Nagira ngo abadufasha kwerekana kuri ngaragazamashusho badufashe dukomeze hama turinjize mu musaruro mu buryo burambuye. Nk'uko mubibona, uyu mwaka w'amashuri dusoje, abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ni 277,593, hanyuma abakoze ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ni 149,550. Ibizamini bisoza amashuri abanza bikaba byarakozwe guhera ku itariki 7 kugeza ku itariki 9 z'ukwa karindwi uyu mwaka, naho ibisoza amashuri icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bikaba byarakozwe guhera ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 24. Mu bizamini rero bisoza ibi byiciro uko ari bibiri, nuko urebye amashuri yakoreyemo ibizamini cyangwa se yari afite abakandida bakora ibizamini bisoza amashuri abanza, yari amashuri 3,895. Nasabaga kwerekana uko bimeze ko twajyana. Yego, wakomeza. Nibyo narimo mvuga ko umubare w'amashuri wari urimo abakandida bakora ibizamini bisoza amashuri abanza wari 3,895. Hanyuma nk'uko nabivuze mbere, abakandida bose bari 277,593. Muri abo biyandikishije abakoze ibizamini ni 276,579. Muri abo bakoze ibizamini rero, abanyeshuri b'abakobwa bari 55,65%, abahungu bari 44,35%. Turebye rero ko umusaruro muri rusange wifashe imitsindire y'abanyeshuri, nuko mu banyeshuri bose bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza 82.21% nibo babashije kugeza ku bipimo ngenderwaho, cyangwa se nanone turavuga nibo batsinze ibi bizamini bya leta. Ndetse wanagereranya n'umwaka ushize ukabona ko ubu ngubu bakoze neza, kuko ubushize bari 75.6%, ni ukuvuga mu mwaka w'amashuri wa 24-25. Muri abo banyeshuri rero, ufashe gusa abanyeshuri b'abakobwa bakoze ibizamini bya leta 87.1% nibo batsinze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza, naho wafata gusa abahungu bose bakoze ibizamini 89.59% akaba aribo batsinze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza. Nk'uko rero nari mbivuze mbere, ugereranije n'umwaka washize, biragaragara ko mu by'ukuri abanyeshuri bakoze neza kurusha umwaka ushize, nk'uko bigaragara muri iyi mbonerahamwe ngiye gusa n'ubasobanurira. Turebye kuri iyi mbonerahamwe, mu mwaka wa 2024 ugereranije n'uyu mwaka, urabona ko abanyeshuri bagiye bagabanuka mu cyiciro
cy'abafite amanota hasi ya 50%. Ni ukuvuga ngo turebye muri iriya bara ry'umweru, reka dufate nk'urugero muri 2024 ku bana bari bafite hagati y'amanota 30 na 40, twari dufite ibihumbi 10 birenga, ariko wajya muri uyu mwaka ukabona ko abana bari bafite hagati y'ayo manota bageze ku bihumbi 4. Ni ukuvuga ngo baragabanutse, uwo mubare wariyongeye ujya hejuru, ndetse wafata ku bari bafite hagati ya 50, 40 na 50, bari ibihumbi 41 birenga, ariko muri uyu mwaka baragabanutse cyane bagera ku bihumbi 27. Ariko noneho bagabanuka nyine bajya muri kiriya cyiciro cy'abanyeshuri baba batsinze, kuko urebye guhera ku banyeshuri bafite hagati ya 50 na 60 ndetse kugeza hagati ya 90 n'ijana, uwo mubare wagiye wiyongera. Ba bandi bavuye mu cyiciro cy'abafite hasi ya 50 bagiye mu cyiciro cy'abafite hejuru ya 50. Nk'urugero umuntu yatanga nk'abanyeshuri umwaka ushize bari bafite hagati ya 30, ya 80 na 70, bari ibihumbi 3570, ariko uyu mwaka bageze ku bihumbi 50. Iyi mu by'ukuri ni nk'amakuru yiyongera ku byo nari navuze mbere ko urebye mu bizamini bisoza amashuri abanza uyu mwaka abanyeshuri bakoze neza ugereranije n'umwaka ushize. Turebye ko abanyeshuri bakoze mu masomo atandukanye mu bizamini bisoza amashuri abanza, udufasha nanone yajya kuhakurikiraho. Abanyeshuri bakora amasomo 5 ariyo imibare, icyongereza, siyanse, bagakora iyobokamana n'ubumenyamuntu, hanyuma bagakora n'ikinyarwanda. Aha rero ni amanota, ni umusaruro ugereranije umusaruro w'umwaka ushize n'uyu mwaka mu masomo y'imibare, amasomo ya siyanse, ndetse mu masomo kugira nibura 50% mu mibare, ubu bageze kuri 50%. Hanyuma mu cyongereza ho baragabanutse ho gato, abatsinze bava kuri 22 bagera kuri 68. Muri siyanse naho bariyongereye, hanyuma mu kinyarwanda naho bagabanukaho gato cyane. Iyi niyo mitsindire muri rusange y'uko abana bakoze mu masomo atandukanye mu bizamini bisoza amashuri abanza. Aha rero tugiye kugaragaza uko urebye mu turere dutandukanye uko umusaruro wifashe. Aha ndagira ngo wenda mbanze nibutse ko twari tumenyereye gukora iri gereranya yo kureba uko uturere twakoze, abanyeshuri bakoze mu turere dutandukanye, tugendeye ku musaruro wavuye mu bizamini bya leta gusa. Ariko buriya wenda nagira ngo nibutse ko ibizamini bya leta dutegura tubitegura ku myaka 3 ya nyuma abanyeshuri babizemo muri icyo cyiciro. Ni ukuvuga ibizamini bisoza amashuri abanza, buriya tubitegura kuri integanyanyigisho yo mu wa 4 w'amashuri abanza, integanyanyigisho yo mu wa 5 n'integanyanyigisho yo mu wa 6. Aha rero urebye uko byari bimeze, usanga n'ibizamini tubitegura muri iyo myaka, mu by'ukuri ikizamini cya leta buriya kiba cyasuzumye igice cy'iyo nteganyanyigisho, kuko ntabwo cyajya muri iyo nteganyanyigisho ngo kiyisuzume, ahubwo muri iyo myaka abana baba barakoze n'andi masuzuma atari ay'ikizamini cya leta. Kubera ko rero ikizamini cya leta gitegurwa kuri iyo myaka yose, ni ngombwa, ni na byiza kureba uko umusaruro wifashe muri iyo myaka yose, kugira ngo
mu by'ukuri turebe muri rusange uko abana baba barakoze muri iyo myaka itatu. Ariko nanone dukoze ubusesenguzi bw'imibare dufite irimo mu bizamini bya leta ndetse unabigereranije n'umusaruro w'abana muri iriya myaka ibanza, byagaragaye ko amashuri n'abandi n'ababyeyi bashyira imbaraga cyane cyane mu gutegura abanyeshuri kuzakora ibizamini bya leta. Ugasanga mu yindi myaka isigaye, kandi twavuze ko ariho ibizamini bitegurwa, ntabwo imbaraga zishyizwemo. Hanyuma ariko nanone ikiyongera kuri ibyo birajyanye n'uko gushyira imbaraga mu bizamini bya leta gusa, usanga hari n'umuco wo gusiza abana benshi, umubare munini mu mwaka ubanziriza uwo bazakora mu bizamini bya leta. Ubu ni mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza, mu mwaka wa kabiri w'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, ndetse hamwe na hamwe no mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye. Ibyo rero byose tubirebye kugira ngo duhe agaciro uwo musaruro muri iyo myaka yindi, no kugira ngo dushishikarize abantu kudashyira imbaraga gusa ku bizamini bya leta, twifuza ko iri gereranya ry'uko abana bakoze mu turere ryajya rifata n'ibyavuye mu masuzuma yandi yakorewe muri iyo myaka itatu. Uko mubibona hano rero, ahangaha ni igereranya ry'uko abana bakoze mu turere dutandukanye, dufashe umwaka wa 4, wa 5 ndetse n'ikizamini cya leta cy'umwaka wa 6. Nk'uko mubibona, turere twa mbere dutatu ni Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge na Kayonza. Hanyuma hakaza n'utundi turere hanyuma dutatu, Muhanga, Gakenke na Burera. Nasabaga ko twakomeza. Aha rero ni uko uturere twarushanijwe cyangwa se uko abana bakoze mu turere dutandukanye, noneho udashyizemo ya myaka itatu, aho murabona ko unagereranyije ndetse n'umwaka ushize ni ibisanzwe urebye ugereranije kuri turere twagiye dukurikirana, n'ubu ngubu nta kigereranyo cyabayemo cyane. Tugiye ku bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, naho amashuri yakoze, amashuri yari arimo abakandida bakoze ibizamini yari amashuri 1894. Abakandida biyandikishije ni 149,550. Abakandida bakoze ni 149,115. muri bo abanyeshuri b'abakobwa bakaba ari 57,22, abahungu bari 42,7. Umusaruro rero wavuye muri ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, 85.70% bakoze ibi bizamini, bagejeje ku bipimo ngenderwaho, cyangwa se batsinze ibizamini bya leta bisoza kiriya cyiciro. Noneho muri bo ufasha abahungu gusa bakoze 82.63 nibo batsinze, noneho abahungu gusa 89.8 nibo batsinze ibizamini. Nk'uko rero nanone twabibonye ku bizamini bisoza amashuri abanza, hano naho habayeho abanyeshuri bakoze neza ugereranyije n'umwaka ushize, kuko umwaka ushize igipimo cy'abanyeshuri batsinze umwaka ushize ni uko bari 64% muri iki cyiciro gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ubu ngubu bakaba barabaye 85.7%. Nk'uko rero isesengura nanone twari twakoze ku bizamini bisoza amashuri abanza, nk'uko nabivuze mbere, iyo ufashe icyiciro kiri munsi ya 50 aribwo umwana aba yatsinzwe, hanyuma ugafata n'ikindi kiri hejuru ya 50 nk'uko imibare bigaragaza, biragaragara ko hasi ya 50 abana bagiye bagabanuka cyane, noneho bakagabanuka bajya
mu cyiciro kiri hejuru y'abagize 50. Hano naho ingero wenda umuntu yafata nk'abanyeshuri bari bagize hagati ya 40 na 50% mu mwaka ushize, bari 40,936, ubu baragabanutse baba 18,853. Abo rero bagabanutse muri iki cyiciro bazamutse mu cyiciro kirimo abanyeshuri bagize hejuru ya 50, ari nabyo nota fatizo ryo gutsinda bigenderwaho. Turebye ko abanyeshuri bakoze mu masomo atandukanye, nibutsa ko hano abanyeshuri bakora amasomo 9 nk'uko mubibona. Mu binyabuzima bigaragara ko mu by'ukuri uyu mwaka bakoze neza cyane, ndetse no mu butabire no mu cyongereza. Mu bijyanye no kwiga kwihangira umurimo entrepreneurship, hagabanutseho gato imitsindire y'abanyeshuri. Ubumenyi bw'isi imitsindire yariyongereye, amateka nayo yariyongereye, ikinyarwanda. Iyo urebye hano rwose uretse ririya somo rijyanye ryigisha abanyeshuri kwihangira umurimo niho bagabanutseho gato, ariko mu yindi myaka mu yandi masomo urabona ko hagiye habaho imitsindire mu by'ukuri irusha y'umwaka washize. Aha naho ni uko turamutse turebye uko abanyeshuri bakoze mu turere dutandukanye, nari nabisobanuye mbere. Aha naho uko twagereranije uturere dufasha rwose agerageze kugira ngo tuvuge ibijyanye n'ibiri kwerekanwa. Nuko muri ibi bizamini bisoza igihembwe, bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, naho tugendeye ku byo nari navuze by'uko twasanze ari byiza kwirigereranya byajya rikorwa uretse ku kizamini cya leta, ahubwo no mu yindi myaka kubera impamvu nasobanuye. Biri buze kugaragara hano ko ukurikije uko uturere twakoze, uturere dutatu twa mbere Kayonza, Kirehe na Rusizi, hakazamo utundi turi hagati Cumbi, Nyanza, Ngororero, Nyagatare n'utundi, hama hakaza n'utundi dutatu turi hasi, aho abanyeshuri bakoze ku kigero mu by'ukuri kiri hasi mu rwego rw'igihugu: Burera, Gakenke na Nyarugenge. Aha nanone akaba ari ryagereranya bisanzwe bijyanye n'ibizamini bya leta gusa. Aha naho urebye Musanze umwaka washize ntabwo yari mu turere twa mbere, ariko ubu Kirehe, Musanze, Karongi nitwo turere twa mbere dufite umubare w'abana benshi bakoze neza cyangwa bagejeje ku bipimo byifuzwa. Noneho aho abana mu by'ukuri umusaruro wabo ugaragara ko ari muto ugereranije ku rwego rw'igihugu ni Gakenke, Gasabo na Nyarugenge. Iyo rero tumaze gutunganya amanota y'ibizamini bya leta, haba ku banyeshuri barangije amashuri abanza ndetse n'abarangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, tubashyira mu myanya. Iyo dushyira rero abanyeshuri mu myanya, dukurikiza ibintu bitatu by'ingenzi, ari byo amanota umunyeshuri yabonye, tugakurikiza imyanya ihari mu mashuri, hanyuma ikindi gikurikizwa ni uguhitamo kw'abanyeshuri baba batsinze. Ibyo ni byo bintu bitatu dukurikiza iyo dushyira abanyeshuri mu myanya. Uyu mwaka rero muri rusange ufashe abanyeshuri bose batsinze bagera mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye 17,412 nibo twabashije gushyira mu mashuri abana biga babayo, ibyo bita boarding schools. Hanyuma
ibihumbi 226 546 ni abana twahaye imyanya mu mashuri baziga bataha. Twajya mu bana bajya mu mwaka wa 4 mu mashuri yisumbuye ariko mu burezi rusange, abo twashyize mu mashuri yiga babayo ni ibihumbi 18,944, hanyuma biziga bataha ni ibihumbi 57,176, hanyuma abo twashyize mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro ni ibihumbi 26,098 baziga baba ku mashuri yabo, hanyuma 17,747 bakazajya biga bataha. Abana biga inyigisho mbonezamwuga, aha n'abana biga inderabarezi, abiga kuzaba abafasha b'abaganga ndetse n'abiga ibaruramari, ayo niyo mite y'amasomo mbonezamwuga. Abana ibihumbi 7,497 twabashyize mu mashuri baziga bataha nako baziga babayo, noneho 147 akaba aribo baziga bataha. Aba rero 148 nako ni abana biga mu mashuri muri porogaramu ya ibaruramari, kuko abiga inderabarezi ndetse n'abiga kuba abafasha b'abaganga abo bana bose biga baba ku mashuri. Buriya rero iyi mibare wenda abantu bayibazaho bati se ni ukubera iki? Nari nabivuze, dushyira abana mu myanya dukurikije amanota babonye, tugakurikiza imyanya iri mu mashuri, ariko tukanakurikiza uko bagiye batoranya aho bashaka kwiga. Akenshi rero mu by'ukuri mu mashuri abana biga babayo, imyanya uba usanga iriyo ihari ihabanye cyane n'umubare uba ushaka kujya kwiga muri ayo mashuri. Nk'uko mubibona hano ndatanga ingero. Iyo ufashe nk'ishuri rya Saint Aloys Rwamagana, abanyeshuri baba barahasabye kugira ngo bajye kwiga mu mwaka wa mbere ni ibihumbi 210, ariko bafite imyanya 120 gusa. Nyuma wajya kuri Ecole de Sciences de Musanze ni ibihumbi 22,456 baba barasabye kujya kuhiga, kandi mu by'ukuri imyanya dufiteyo ari 105 gusa. Urutonde rugakomeza ugafata nka Lycée de Kigali, aho ibihumbi 17,981 abana baba barahasabye kugira ngo bazajye kuhiga, ariko mu by'ukuri umubare w'abanyeshuri dufite gushyirayo mu wa mbere ari 65 gusa. Ngira ngo murumva ko ntago biba byoroshye. Ubusabe bw'abanyeshuri n'ababyeyi buba burenze cyane imyanya dufite mu mashuri abana bigamo, cyane cyane abajya mu mashuri mu wa mbere w'amashuri yisumbuye. Aha rero akaba ariho nyakubahwa minisita ngira ngo nsoreze uku gutangaza mu buryo burambuye umusaruro wavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Murakoze.